Amarira n'imiborogo ikomeye ni yose ku banyekongo yewe n'abadiaspora b'abanyafurika muri rusange, by'umwihariko abanyekongo b'i Kinshasa batuye muri Quebec mu mujyi w'igihugu cya Canada, nyuma y'urupfu rwashegeshe imitima ya benshi rw'umwana w'umukobwa Alexandra Martin Rumbayi wapfiriye aho muri Quebec. N'ubundi bamwe bakimenya ayo makuru bararize baraboroga bati biniki, bati ibi bitubera isomo nk'ababyeyi, si rimwe si kabiri impfu z'abana bacu b'abirabura usanga bapfiriye muri ibi bihugu mu mpfu z'amayobera z'amarabira zidasobanutse ntihamenyekane neza icyateye izo mpfu. Abenshi uburakari burazamuka bati Afurika mureke twiyubake, nta mpamvu yo guhora abana bacu tubohereza muri ibi bihugu, kuki ahubwo tutatera imbere mu burezi abana bacu bakajya bigira mu bihugu byacu. Bati ni gute ubundi umwana yabura hagatangwa impuruza nyina agatabaza isi yose hakiri kare, umwana akabura neza neza hagashira iyi minsi yose. Bati kuki ubundi batabigize ibyabo bo muri iki gihugu, bati kuki batabishyizemo ingufu hakiri kare ko wenda byari kumurokora, dore umubiri biragaragara ko utarangirika nk'umaze iminsi apfuye. Ntabwo rwose yapfuye mbere y'uko mama we atanga impuruza, ahubwo apfuye nyuma y'uko mama we atanga iyi mpuruza. Bati iyo hatabaho uburangare mu nzego zishinzwe iperereza ntabapfuye. Abandi batabana kuko baragira ngo ababyeyi dukora iki ko tugiye kuzagwa ku gasi, tugwe ku gasi koko guta abana b'iyi minsi bifata ngo bagiye gusohoka batagize uwo babwira iyo bagiye ngo bamenyeshe nibura. Bati niyo waba uri mu mahanga uba ugomba kumenyesha umubyeyi wawe, by'umwihariko ukamumenyesha aho uherereye byonyine, wenda niyo utavuga ibyo wagiyemo neza ariko akabaza aho uri. Bati Imana igirira impuhwe mama w'uyu mwana. Abandi nabo batari ku bundi umuntu ajyana umwana w'imahanga ate, ibigo byarashize muri Afurika. Abandi nabo bagasubizanya nabo bati ntaho rutaba yewe no muri Afurika rwahamutwarira guhahira ubumenyi hanze nta kibazo na gito kibirimo. Kije bienvenue, ikaze, welcome to the BGU space. Ngwino tuganire ku rupfu rw'amayobera rw'uyu mwana w'umukobwa Alexandra Martine wakoze ku marangamutima ya benshi, na n'ubu imiborogo iracyari yose nyuma y'uko asanzwe yapfuye ku ya 8 z'uku kwezi kwa 10. Njuteze amatwi, ndi Benita Giraneza Uwera. Ku itariki ya 2 z'uku kwezi kwa 10 nibwo ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye hagaragaye impuruza y'umubyeyi watabarizaga umwana we avuga ko rwose yamubuze. Uyu mubyeyi wari uherereye i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yafashe video maze ayipostinga ku rubuga rwa TikTok, nk'urubuga yari yizeye ko rubasha kunyarutsa amakuru mu gahinda kenshi, agira ati Bonjour, je m'appelle Rosemine. Mwaramutse, nitwa Rosemine, ndi umunyekongo kavukire utuye i Kinshasa. Ndi mama wa Alexandra, umunyekongokazi uba mu gihugu cya Canada muri Quebec, uherereye neza muri ville ya Trois-Rivières aho yiga muri kaminuza. Nkoze iyi video kuko umukobwa wanjye yabuze mu ijoro ryo kuwa gatatu. Nabanje kugira ngo ni ibintu bisanzwe, ariko nkomeza kubura umwana wanjye, nkomeje kubura umukobwa wanjye. Ndasaba buri muntu wese wakumva aya makuru wagira icyo amenya cyaho umwana wanjye aherereye ko yamenyesha. Sindi kubasha kugira icyo nywa, sindya, simbasha no gufatanya amaso ngo nsinzire, sindi kubasha kubaho. Je demanderai à toute personne qui pourra avoir des nouvelles, je ne sais pas, des indices, quelque chose qui pourra nous aider. Rosemine yakomeje guhururiza uyu mwana w'ubudasiba kuko n'ubundi koko ntiyasinziraga, akomeza kotsa igitutu gikomeye abanyekongo batuye muri Canada cyo gukomeza gusakaza ayo makuru hose ngo agere byose kuri leta ya Canada ngo imufashe rwose gushakisha umwana yari yahangayitse. Ibi kuba byacitse kuva uwo munsi abivuga, abantu batangiye gukwirakwiza iyo video, ari nako bagira bati Alexandra igaragaze, mama wawe aragukeneye. Bamwe bajya no ku mavideo y'uyu mwana yari yarakoze ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, bati wa mwana uri hehe koko ko mama wawe yahangayitse,
aragukeneye igaragaze. Reka ibyo urimo byose uvugane na mama wawe, byihutirwa. Nyamara rwose wa mugani w'ibyo abantu bakunze kuvuga ngo amabere y'ababyeyi arikora mu gihe abana babo bari mu kaga, rwose uyu mubyeyi ntiyahogozwaga n'ubusa. Ibyo yavugaga ko agiye gupfa kubera kubura umukobwa we rukumbi, akaba n'umwana umwe yagiraga w'ikinege, ku ya munani byabaye impamo, maze uyu mwana w'umukobwa baramubona, ariko bamubona yamaze kwitahira. Ni nyuma y'uko polisi ya Canada yari yagerageje gushakisha ihiga uyu mwana, yo n'abanyekongo baba muri Canada gushakisha uyu mwana, bagenda bahamagara ahantu hose, bahamagara amazina ye yose, uduce twose baratujagajaga, ariko umwana nyine bamusanga ku mugezi wa Tuwa River. Byarangiye. Ibyakurikiyeho nuko abantu bahise basubira kuri ya video mama we yari yapostinze ku itariki 2, batangira kumwihanganisha bikomeye mu marira menshi, na n'isaha baracyakomeje kumufata mu mugongo bamuhumuriza, bati ntabwo dushobora kwiyumvisha ingumi iri ku mutima wawe mubyeyi, komeza wihangane. Abandi bati bibaye urujijo n'ukuri, ariko rwose mubyeyi nta wagera ku mutima wawe ngo yumve uburibwe ufite none. Na n'uyu munota abantu baracyavuga menshi, bacitse ururondogoro. Alexandra Martin Diengo Lumbai yari umunyeshuri w'imyaka 21 muri kaminuza ya Quebec mu gihugu cya Canada. Yari umwe mu badiaspora b'abakongomani baba muri iki gihugu cya Canada, by'umwihariko muri Quebec. Nk'umwana umwe mama we yari afite, yari yaragerageje kumuteganyiriza ngo azige neza mu mashuri meza kugira ngo azigirire akamaro, amuheshe ishema, nubwo birangiye mu marira. Nyuma y'urupfu rwe muri uku kwezi k'Ukwakira, community y'abadiaspora baherereye muri Canada, by'umwihariko muri Quebec, yateguye ibikorwa bitandukanye byo gutabara umubyeyi w'uyu mwana, mu gukusanya inkunga yo kwishyura ibijyanye n'imihango yo kumuherekeza no kumufasha mu bindi bikorwa bitandukanye bizakenerwa. Urupfu rw'uyu mwana w'umukobwa Alexandra wari ukiri muto rwabaye igihombo gikomeye ku babyeyi, inshuti n'igihugu muri rusange, by'umwihariko ku bagize community ngari y'abanyekongo baherereye muri Canada. Alexandra yarazwi nk'umuntu ufite inzozi n'ibitekerezo bikomeye byo kwiyubaka no gukorera sosiyete, akaba umwana w'uburanga wuje ubwiza. Ibyo byose rero biri mu byababaje abakunzi be n'abamwifurizaga kuzagera ku byo yaharaniraga. Na n'ubu iby'urupfu rwe biracyakorwaho iperereza na polisi ya Canada, aho abantu bakomeje gushyira mu majwi abana babanaga nawe umunsi ku wundi, abararanaga nawe mu cyumba kimwe, batabo bose bamubaga hafi, ni gute baba batazi iby'urupfu rwe. Hari kandi amashusho yatangiye gukwirakwizwa y'amasaha ya nyuma uyu mwana yasohotse mu kigo yigagaho, aho mu by'ukuri hataratarurwa neza aho yari yerekeje. Ibijyanye n'imihango ye yo gushyingurwa tuzakomeza kuyikurikiranira hafi mu zindi nkuru. Mwakoze kubana natwe, naho ubutaha. Turabibutsa ko igitekerezo cyanyu n'inyunganizi byanyu bidahejwe hano kuri BGU Space. Ibuka gutanga igitekerezo cyawe mu kinyabupfura.